Naho kandi mu karere ka Gicumbi abaturage barataka inzara bavuga ko batewe n'imvura yaguye mu minsi yashize ikangiriza imyaka yabo yewe abandi ikabasiga iheruheru. Abaturage rero bakaba batabaza ubuyobozi kugira ngo bube bwabaha inkunga y'ingoboka bakaba barwanya iyo nzara ndetse bakaniteza imbere. Inkuru irambuye na Peter Clever Nizeyimana. Imbaraga nazo nyikigira beriki ni inzara nge ndayifite pe ndayifite mbere y'Imana. Inzara bataka yatewe n'imvura yaguye ari nyinshi mu bice batuyemo, igwa ivanzemo urubura, ibishyimbo n'ibigori n'ibindi bihingwa bari bahinze birarumba ku buryo umusaruro bari biteze kubona wagabanutse cyane. Ariko twaje guhura n'ikirere, imvura iragwa cyane, imaje kugwa iragenda yica bya bishyimbo, imera nka ibishyimbo bumukara birapfa, bimera nkaho basutsemo amaminwa y'ibishyimbo. None imaje gupfa ibishyimbo n'ubundi nta rurabo ruzaho. Iyo nzara ahanini nicyo kibiteye, ari uwateye ibirayi ntabwo byabaye byo, ari ibigori ntabwo byabaye byo, naho dushingira tuvuga ko hari inzara iteye ubwoba, iteje n'ikibazo kuko aba baturage batuye mu mudugudu wa Taba, akagari ka Ruyumba mu murenge wa Manyagiro mu karere ka Gicumbi, beruye babwira TV na Radio One uko ubu bataka inzara bahaye izina ryitwa Taliki duhurire ku mufungo. Iyo bayitereye Taliki kubera gusonza nyine tukajya ukaburara nka 4-5. Ubundi rero iyo nzara urebye impamvu twayise Taliki duhurire ku mufungo. Ubundi urebye umuyobozi, umwarimu, umuntu wese ufite agashahara ku kwezi yabaga afataga ikiro 25 cy'agafuka ka kawunga agashira mu nzu, agafata ako gafuka k'umuceri agashyira mu nzu naho kabuni k'amavuta. Ariko ubu ngubu nawe aravuga ati nimbishira mu nzu ndasanga bayisatuye, agahitamo kubika twa dufaranga twe kuri fone, noneho ugasanga turigura ku mufungo, tugahura twese tubaza ngo umufungo w'ibijumba nangahe. Inzara irahari. TV na Radio One ubiraha muri uyu mudugudu wa Taba byabashije kubona abaturage bivugira ko bashonje, ndetse harimo n'abavuye gusabiriza mu bice baturanye. Ikibazo ni icy'inzara, sinkubwira ko mvuye yo gufunguza inzara niyo kudutwara ubusaha nahadutunga. Bwana Ramberi Rwitare uyobora umurenge wa Manyagiro aha mu karere ka Gicumbi yabwiye TV na Radio One uko impamvu aba baturage barumbije ibihingwa bamwe bikabaviramo gusonza byatewe n'imvura yaguye ivanze n'urubura maze ikangiza ibihingwa byabo. Ikibazo cyabayeho mu murenge wa Manyagiro ni utugari tubiri gusa ikibazo cy'urubura rwaje rwa rimwe gusa, ariko ruza rufite imbaraga nyinshi